munyegere mvuge banyarwandakazi ngo badufatiye ibihano, Budage bwafashe ibihano, Canada zafashe ibihano, niki ndashaka mugume muza munyegera munyumva ngenda mbatu impamvu muravuga ngo duma ngo vuga ibintu mu cyongereza, ndashaka kugira ngo nzaje mbivuga mu kinyarwanda kugira ngo abanyarwanda benshi kozi ninjye yo ndumwe ashobora no kunyica, nzajya mbivuga mu kinyarwanda kugira ngo mube muri benshi mubyandike muri benshi mu cyongereza. Nuko gahunda ziza kugenda kubera cyo munyohereza yondo umwe nibanyica mwese mucecetse ko nababonye ko muzi guceceka ko kabanyarwanda muzi guceceka nibanyica nsigare ndumwe mumbabarire ndaza kubivuga mu kinyarwanda no batabyumva and then abazi cyongereza mu bikuremo ngenda bankuraguye uku niko babikora bucece. Tubivuga mu kinyarwanda ko mbivuze mu cyongereza cyo mushaka kuma Budumba yapfuye nuko go biba bimeze. Abazungu babibonye mbivuze mu ngiye ngubita ku ngingo y'umuzungu kozi ningewe hano ubizi ningewe nabibonye ningewe nagiye mahanga ningewe ubizi nibyo nuko bemera banyarwanda bagiye gutangira gutya. Abazungu baravuze ejo bundi ngo bafatiye ngo bafatiye ibihano ngo Major General James Kabarebe kubera spearheading cyangwa ngo ari we mu bantu ngo baridinga ngo intambara za M23 n'iki ngo niwe ukuriye ibyo biboro byose. Ariko abanyarwandakazi ndashaka mbabaze, turabizi neza ko iterambere ry'abazungu abangaba barimo barafunga imfashanyo n'iki rishingiye kuri millions ziva muri Kongo. Ni ukuvuga ko telefoni yose ya iPhone ubona cyangwa ya Samsung irimo ikintu cyitwa quota. Ubwo telefoni dushobora gufata nka Apple phones izi ngizi mujya mubona za iPhones, dushobora gufata za Samsung zose nkuko mubona murimo quota iva muri Congo bro. Ubwo dufashe Steve computers zose, ubwo dufasha abakire bambere ku isi ariwe probably Bill Gates nawe yagiyeho of course yajyaga akoresha quota muri boroze. Dufashe navuze Bill Gates, dufashe Steve Jobs wapfuye muri Apple cyangwa Apple companies, tugiye kadushireho noneho Elon Musk uyu nguyu